Some people, it's your boy Amza Philbert Mutanashati Classic Muzonde MC Philbert Mwana FA nushake nyita Dadu bitewe nuko wamenye cyangwa se bitewe nuko unzi. Hanyuma rero Olenga TV tugira segment zitandukanye, tugira ibice bitandukanye, twabasezeranyije ibyishimo nta kugaya nta no kwinubira ibintu tubaha. Tuzajya tubaha ibikorwa byiza, tubakire neza nk'abanyaburaya nubwo mwagaye ariko mwakiriwe nk'abanyaburaya. Ibyo ngibyo rero nitwe twabasezeranyije, ibyishimo, umunezero, ibiganiro byiza byuje umucyo, byuje umutekano ndetse biryoheye amaso n'amatwi nibyo tubagezaho. Uyu munsi rero twatembereye muri cya kiganiro cyacu tugira cyitwa Olenga Talent Detection, tujya mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu kagari ka Cyarwa. Nkurangiye neza ugeze muri gare ya Huye, aho uturutse hose niho ubanza ukanyura, uragera muri gare ya Huye ugatega imodoka ikujyana Itumba, ukajya bita ku giti cy'amakara, ni ku muhanda wa 537 uba ugeze aho turi uyu munsi, aho tugiye gukomeza tuganirira. Uyu munsi rero twabasezeranyije ko muri cya kiganiro cyacu cyo kuganira n'abantu bafite impano zitandukanye ndetse no kuziteza imbere, tuzaganiriza abana b'impanga. Abana b'impanga tukareba ibikorwa byabo, hanyuma rero mwabikunda mukabisangiza abagenzi banyu, twese tugakomeza gutera imbere. Muraho neza? Muraho. Mukomere cyane. Mukomere namwe amakuru. Tumeze neza. Nkuko twari twabasezeranyije rero, aba ni iyi ni team ya Olenga TV, twari twabasezeranyije kubasura tukaganira n'impano mufite aha mu rugo, twari tugeze kuri gate. Ni karibu. Yego murakoze. Muraho neza? Muraho karibu. Komere. Turabishimiye rero. Yego. Murakoze kutwakira. Murakoze namwe kudusura. Tugiye kuganira, ari ikibazo? Nta kibazo. Ubwo no kutwereka ibyicaro ubundi tukaganira namwe. Yego murakoze mwisange. Yes. Hanyuma rero twahawe ikaze nyuma yo kuvunyisha, twageze mu rugo, twisanze nkuko bari babitubwiye mu mizo ya mbere, tunezerewe kubana namwe. Yego murakoze, natwe twishimiye kubana namwe. Yes. Uyu rero turi kumwe n'umuntu mukuru, sinamuvuga, aratwibwira, hanyuma rero dukomeza. Murakoze, ni Twizeyimana Marie Rose, ndi umubyeyi w'abana 3. Sinzi niba hari ikindi. Yes, murakoze cyane nibyo. Murakoze cyane rero mama, twabasuye muri abo bana 3 tubamare impungenge n'amatsiko, niho harimo za mpanga. Za mpanga rero twabasezeranyije, za mpanga twabasezeranyije kujya kureba impano yazo, niho twagiye umunsi bafite impano nyinshi. Mama wabo arabanza tuganirire, ese mama mwari muzi ko ziriya mpano bazifite, hari ukuntu umuntu abyara umwana ariko ukabona akura cokoza amatelefone, televiziyo, ibikoresho bya electronique, ukabona n'umwana nyine ugira amatsiko menshi. Aba bana bo babyirutse nk'abandi bana basanzwe, cyo ukabona n'umwana utuje ukonje cyane. Aba bana bo bari bameze gute mu mikurire yabo? Urakoze. Aba bana bavutse nk'uko n'abandi bana bavuka, bakura nk'abandi bana, barakubagana nk'abandi bana. Ariko ukabona muri kwa gukubagana kwabo, cyane ko burya abana b'impanga bagira ukuntu baba bari closed hagati yabo, ukabona bari nko gukina nk'utuntu hagati yabo. Ariko ntago nakunze kubyitaho cyane, numvaga ko nyane kwa gukubagana kw'abana, ahubwo mu gihe cya corona birumvikana ko abana twari turi kumwe twirirwana, nibwo naje kumenya ko bifite mu impano. Bakundaga kuntira smartphone yanjye, bakajyaho bakareba amakinamico atandukanye, bakareba abahanzi batandukanye. Nasohoka nkabona bari nko hanze bitsimbye ahantu bari kubyina, nkarunguruka nkabona bari kubyina, bari gukina utuntu. Ibyo rero byanteye gutuma nibaza ntariko aba bana ntabwo baba bifite mu impano. Nibwo rero natangiye kugenda ntekereza inzira nacamo, uburyo nakoresha kugira ngo mbafashe kuzamura impano zabo. Yes. Rero ni umumama uganira, ni umumama w'abana 3 nkuko yabibabwiye, umumama rwose nashimira buri munyamakuru, umumama utimana ikiganiro, umumama utimana ibiganiro n'abandi, kandi ni umumama utijanda mu guteza impano imbere z'abakobwa biwe b'impanga. Ese n'umukuru nawe afite izindi impano zidasanzwe cyangwa we nyine nawe akora nk'ibyo barumuna be bakora?
urabivuze ahubwo ntekereza ukuntu nava ku ishuri nyine araza kubabara ukuntu mwaje adahari. Yitwa Keria ariko mu izina rya filimi Nana. Afite imyaka 11. Aratangaje pe. Aratangaje. Icyambere cyo nakubwira kuri Keria ni umukobwa ukunda gusenga. Ni umukobwa ukunda gusenga cyane. Aha mu rugo atuyoborera amasengesho. Ni umukobwa uzi kuramya. Nabimenyeye cyane mu gitaramo cya Israel Mbonyi yakoresheje hariya muri kaminuza muri Université. Ngira ngo biri no kuri YouTube. Iyo urebye Keria ubona ari umukobwa nyine wari uri kuramya nyine yatwawe n'umwuka. Keria rero nawe usibye kuba akunda gusenga yifitemo impano cyane zo gukina amafilime no kubyina. Njya ntungurwa n'ukuntu ari danse traditionnelle, ari danse moderne. Keria arabizi cyane. Byanagiye biba byiza kuko burya iyo umwana wa mbere avutse ifitemo impano n'abamukurikiye ubugenda usanga bamwigiraho. Hari igihe rero usanga nko mu ndirimbo zo kubyina ngiye rwose nakubeshye ndazikunda ariko ntabwo ndi kuri rwa rwego nazitoza. Usanga rero Keria afasha barumuna be. Yes. Rero urumva ni umuryango wo kwishimirwa, ni umuryango utageramo ngo uburemo ibyishimo, ni umuryango ushimishije, ni umuryango urimo impano nyinshi zigiye zitandukanye kandi nziza. Kuri Olenga rero TV uyu munsi nkuko twabasuye, iki ni ikiganiro tugira, ni segment yitwa Olenga Talent Detection, aho tujya hamwe ubundi muri rusange itangazamakuru n'ijisho rya kane. Hanyuma rero ijisho ry'umunyamakuru hari aho ribasha kugera ariko umuntu usanzwe atabasha kureba. Hanyuma rero niyo mpamvu twaje aha ngaha nka Olenga TV muri iyo segment yitwa Olenga Talent Detection, ni ukuvumbura no gucukumbura no gushakashaka impano kuko nizibika zari amagi. Turabashimira ko mwatwakiriye, twishimiye kubana namwe, mwatwakiriye mu rugo, twahawe ikaze, natwe turumva twabaye nk'abana mu rugo. Mwiyumve nkaho muri mu rugo. Uru rugo ni urugo rukunda abantu. Iyo tubonye muje mudusanga natwe biradushimisha. Tukabona ko muba mwadutekerejeho kandi wavuze ko Olenga TV muri program zayifite ari kuvumbura, ari ugushyigikira impano z'abana. Iki rero ni ikimenyetso natwe kiduha imbaraga ko aba bana ndetse n'abandi bose Olenga TV yafashe gahunda nziza yo kugira ngo izamure impano zabo ibashyigikire. Reka nanjye mfate umwanya mwiza nshimire Olenga TV kubw'uyu mwanya mwiza mwafashe. Umuntu yabasabira umugisha, nimukomerezaho. Gufasha abana bakiri batoya ni ugufasha u Rwanda rw'ejo hazaza. Rwose Imana ibaho umugisha kandi Olenga TV mukomerezaho. Murakoze cyane rero. Nyuma yo gusabirwa umugisha n'umubyeyi, natwe uru rugo nka timu ya Olenga TV tubasabiye umugisha kandi tubasabiye ko mwagira urugo rugendwa nkuko natwe mwaduhaye ikaze, rukaba urugo rugendwa, rukaba urugo umuntu atagira icyo arukeneramo ngo akibure, urugo rw'urukundo, urugo rw'imigisha yose turuka ku Mana ije ibagerera mu rugo. Turayibasabiye kandi tubifurije n'iterambere mu buryo bwose ndetse no gukuza kandi mugakuza mu buryo bwose kandi bwiza. Dukomeje rero kuganira, turagira ngo nk'abantu rero abanyamakuru bagira amatsiko mu busanzwe. Twakomeje rero kuba tuganira ikiganiro cyiza, ariko nagize amatsiko, ese naba naje abana nkasanga bagiye ku ishuri, se mwazampa randevu nkagaruka? Ese barahari? Muradufasha mubatubwirire, nimba bahari mubaratubwirira baze, nimba badahari ubwo nabwo muraduha indi randevu. Bimeze bite? Reka nkumare impungenge, abana barahari kandi bari bwishime cyane kukubona. Barahari ahubwo sinzi niba aka kanya nabahamagara bakaza, ariko barahari humura. Yes. Rero nkuko mbazi mbamenyereye, n'abana baganira, n'abana batagira isoni, n'abana bisanzura. Rwose mudufashije, nanjye ndumva mfite n'amatsiko yo kongera kubabona no kuganira nabo. Mwabaduhamagarira muri amazina yabo y'akazi,
yego mahumbe eh mabusha ngaba rero abakobwa b'impanga yego ngaba abakobwa b'impanga ngira ngo urabona ukuntu bishimye kubera nabo bababonye rwose muganire mahumbezi na Francina namwe nizeye ko muraza kuganiriza abashyitsi nyine nk'abakobwa bakuru sibyo ngaho rero muze kugira ibihe byiza murakoze. iyi rero Olenga TV dukomeje kuganira nyuma yo guhabwa ikaze. Burya iyo umuntu w'umubyeyi yaguhaye ikaze akagusabira n'umugisha ku Mana biba ari ibintu byiza. Natwe rero twizerera muri ibyo ko umubyeyi iyo yagusabiye umugisha akaguha ikaze ibintu biba ari sawa cyane. Mabuja Karame turakwakiriye kuri Olenga TV. murakoze. Yes. Uyu rero ni Mabuja n'amazina noneho iryo ni izina ry'akazi. Noneho izina risanzwe ku ishuri baguhamagara mu rugo iyo utari mu kazi niri amazina yawe muri rusange. Amazina yanjye nitwa Ashimwe Joanna Tubane n'Imana. Ashimwe Joanna Tubane n'Imana. Urakoze cyane. Hanyuma rero Mahumbezi. Karame ni meza. Bite. Ni meza. Ni byiza. Ni byiza. Yes. Hanyuma rero ku bantu bakwita Mahumbezi ese amazina nyakuri ni ayahe? Amazina yanjye nyakuri nitwa Shima Tubane n'Imana Joanne. Shima Tubane n'Imana Joanne. Urumva nese nyafata? Njyewe se nitwa ngwiki? Wowe witwa Philibert. Njyewe nitwa ngwiki mwana? Philibert. Yes. Nabane rero bafata mu mutwe icyo bamenye icyo bamaze kwakira mu mutwe ntabwo kukibagirwa ari ibintu biba byoroshye kandi nabana mubona ko bafite ishyaka nkuko tugiye kubibagaragariza rero kuri Olenga TV ntabwo muzagira icyo mutuburana kandi ntabwo muzicuza. Yes. Hanyuma rero ese murabizi ko muri abastari? Murabizi? Turabizi. Murabizi nawe ra? Nabyo narinze ariko ndabimenye. Urabimenye. Ese nk'iyo mugiye mu muhanda mukabona abantu barabatangariye mukabona abantu bari barabashagaye bijya bibaho ubundi cyangwa ntabwo bibaho? Biraba. Birabana cyangwa ari kubeshya? Biraba ntabwo ari kubeshya. Mwe rero mubyitwaramo mute mubyumva mute mubyakira gute? Tubyakira turishima cyane tukumva nyine turarenze natwe. Tukishima. Mukishima. Yes. Nawe wese urishima cyangwa? Ndishima ubwo tugakomeza nyine kubikora neza tuzi ko abafana baba benshi tuba tubizi ko turi ibyamamare. Reka ba. Yes. Rero nasuye ibyamamare. Olenga TV umuntu wagize icyo amenyekanaho, umuntu wagize icyo akora cyiza gishobora kugirira rubanda nyamwinshi akamaro cyangwa se kikagira icyo cyigisha uzagisanga kuri Olenga TV. Kora subscribe, like, share na comments dukomeze kubana ukande kunzogera kugira ngo ubu wa mbere mu kujya ubona amakuru tukugezaho. Kuri kamera ndabibutsa ko ndi kumwe na Alpha Nkindi nkomeza nganira rero n'inshuti zanjye ndi inshuti y'abana. Yese murana ndi umusaza cyane. Aya. Bana nashajira. Uri umusore. Yego. Yes. Ntabwo mwibeshye. Rero ese uretse kuba uyu munsi Olenga TV twaje muri talent detection tukaba twaje kuvumbura ndetse no gukurikirana impano zanyu. Mwe mwizimize impano ubundi murabizi ko mufite impano? Turabizi pe. Turabizi ko dufite impano yo kubyina, yo kuririmba, yo kuba umuhanzi, yo kudesigninga. Urabizi nawe Mahombe? Ndabizi cyane. Nibyo? Ngiye kubaha amasegonda 10. Sibyo? Mu ndirimbire. Numvise no kuririmba ngo birimo. Sibyo? Muregeraho hano. Sibyo? Gutya. Dore, nimugire gutya. Ngaho ni mu ndirimbire. Mahombe banza. Derira twabanye kuva kera. Tukiri batoya. Twemeranya kubana ubu n'abana ni bane. Cyangwa ino derira cyangwa ino umfashe. Urakoze cyane. Hanyuma nawe? Nawe ni amarone. Ibyo uvuga ngo narasaze nuko utarakundana ndabizi byose bimaze
nanjye siko nari meze mbere ko nkundana sinzi ko byaje nawe byakubaho nukuri byakubaho uyu muntu byamubaho nukuri byose byamubaho. Yes, murakoze cyane rero. Nukuri ndishimye, nishima impano zanyu. Muzi kuririmba? Murakoze. Yes. Hanyuma rero baturirimba indirimbo yitwa Byakubaho, Mabuja Francine. Araturirimba Byakubaho ya Amalon ndetse na Mahumbezi aturirimbira indirimbo yitwa Delila yasubiwemo na Ali Sudi afatanyije na Amalon, indirimbo nziza zose. Kandi mufana Amalon? Mfana Amalon na Bruce Melody. Wowe ufana? Yede Med na Med na Bruce Melody akananda mufana. Yes, nanjye nzi kuririmba. Nanjye mbaririmbire he ndirimbo iyo mumbwire iyo mushaka. Ya Bruce Melody. Mumbwire nk'izina. Izina uvuga ngo ni cyangwa twanyweye twasinze dufatanye. Twanyweye twasinze. Gusa ibibazo ntitubihuje. Ndi mu kinya. Nanyweye byari na rikeri. Yes, murumva ko nanjye ndero ndagerageza. Kandi ni ibintu byiza mukomeze rero mutera imbere. Ngo wiga mu wakangaye? Nyene niga mu wa 3 primaire. Nanjye mu wa 3 primaire. Muri mwese iyo muri mwishuri se ninde uba ari kurusha undi? Ubwo nyine urebye wasanga ari nge ariko amanota tuba twanganyije. Cyangwa babahangana kugira ngo mutarira? Oya. Twese turayi. Imyanya wapi? Yes, hanyuma rero uyu munsi Olenga TV twabasuye, mufite impano nyinshi. Twasezeranyije abanyarwanda ko tuzajya twerekana impano zigiye zihishe. Ni bavuga ko ari ya zahabu yihishe mu mwanda. Iyo rero kuri Olenga TV turayizamura tukayigaragaza, tukayishyira aho abandi bantu bayibona, igakomeza gushininga ndetse igakomeza kwitwa zahabu. Sibyo byiza? Nibyo byiza. Sibyo byiza? Nibyo byiza. Yes. Hanyuma rero ese mwakwishima muvuye ku ruhe rwego mukagera twigumire tugane na Olenga TV birangire, muganire nande birangire, mwakwishima mubona ibintu byanyu biri ku ruhe rwego? Ubwo se nakubwiye nyine ubwo nukureba na Bruce Melody urebe afite shene ye ubwo aratambuka abantu bose aba nyine aba yagiye mu kamodoka ku buryo batamusarira. Bivuze ngo iyi mpano mwifitemo byaba byiza ibabyariye umusaruro ku buryo ubasha kwirwanaho n'akamodoka kabakagura. Yes, ubwo wise ubyumva gute? Ye mbyumva twakubaka etaje tukabakira tukaza tugenda mu muhanda bakukondere w'abana. Yes, hanyuma rero ni impano bifitemo, mwari mubizi ko mufite n'impano yo kuganira? Arubizi? Nari ngerageje mbugake. Yes. Nabakunze rero nakunze ukuntu muganira. Olenga rero turaganira tukaganira mu bintu byinshi bitandukanye. Tukaba twabasuye uyu munsi tugira ngo tuganire ku mpano zanyu. Mwatubwiye ko mufite nyinshi. Uyu munsi ndagira ngo impano imwe muzo mufite mwumva uyu munsi mwiteguye kunyereka kugira ngo ubutaha n'ingaruka nzafata indi ntavira hano rimwe kugira ngo tujye duhorana niyihe? Niyo kubyina. Iyihe? Kubyina. Yes, ubwo mwiteguye kubyina rero ndagira ngo twahita tugenda tukajya kuri set mukahita mubyina mumeze gutya cyangwa ari indi myiteguro bisaba? Nacyo cyana kibitwaye turagenda. Murakoze cyane, abahanga cyane. Yes, ahangaha rero niho kuri set mubyinira? Niho mubyinira? Yego. Muriteguye? Yes. Hanyuma rero tugiye kubashiramo indirimbo mubyine ziriya mwadusabye. Muri tayari? Yego. Murakoze cyane. Hanyuma rero nimuduhe show.
tumaze kubona impano rero z'abana tuvuye kuri seti hariya hanze, abana barashimishije cyane, twe twatangaye. yego nibyo biratangaje kubona abana bangana kuriya bafite impano zimeze kuriya, bashobora kubyina bumva bisanzuye, nta soni bafite, bashyiramo imbaraga zabo. Ni ibintu byo kwishimira. Yes. Hanyuma rero hari ababyeyi babona ibintu mu buryo butandukanye, ababyeyi batabona ibintu uko byagakwiye kugaragara. Umubyeyi yabona umwana agize gutya, aho kugira ngo amukebure ngo amujyane mu buryo bumeze gutya cyangwa amukebure, ahubwo agaca inkoni akamwirukankana. Turagira ngo rero mudufashe mugenere inama ababyeyi bakimeze gutyo, bagifite imyumvire imeze gutyo, hanyuma munagenera ubutumwa ababyeyi bateye intambwe nk'iyanyu, bamaze kubona ibyiza byo gukurikirana impano y'umwana. Yego nibyo, imyumvire y'abantu bitandukanye. Mu by'ukuri koko hari umubyeyi ushobora kubona umwana afite impano runaka akumva ko umwana atangiye kunanirana, cyane cyane nko ku bana b'abakobwa. Umwana yatangira kubyina, umwana wanjye arananiranye karabaye, ariko ntabwo ariko bimeze. Mu myaka yagiye ibanza byagiye bitubaho, ndetse ntekereza ko n'abatubanjije ariko byagenze. Kenshi na kenshi bakumva ko umwana w'umukobwa agenewe ibi n'umuhungu agenewe ibi, byagiye kenshi bitubuza amahirwe. Ariko aho isi igeze, tugomba guhindura imyumvire. Babyeyi nimuhindura imyumvire, mwumve ko umwana w'umukobwa ibyo yakora ni byiza, byamuteza imbere kimwe n'ibyo umwana w'umuhungu yakora. No muri rusange, abana bacu icyo nabashije kumenya nuko bafitemo impano zitandukanye. Ahubwo usanga ikibazo ari ukugira ngo ese za mpano zizavumburwa gute. Babyeyi ndabaha ubutumwa bwo kuba hafi y'abana banyu. Nimubabe hafi mu mwanya muto muba mufite wo gushakisha ubuzima, ariko mugenere n'umwanya abana banyu, niho muzabasha kumenyera icyo abana banyu bibitsemo. Ni byiza amadovuwari bakora murayareba, ariko no hejuru n'inyuma y'amashuri munagerageze murebe ngo umwana ashoboye gukora iki. Ni urugero rwiza tugenda tubona ko impano zigenda zitunga abantu, ariko kandi ni n'uburyo bwiza bwo gutanga ubutumwa ku Rwanda no ku isi muri rusange. Abana bacu rero nimureke tubategure hakiri kare. Tujya tunabivuga mu kinyarwanda, mu migani abanyarwanda, burya imigani nyarwanda, igiti kigororwa kikiri gitoya. Yego, ibyo byose rero wumva ko umwana wawe azaba, ni ugutangira kubikurikirana hakiri kare. Mu bindi nabonye binashimisha n'abana, iyo umwana abonye no muri bya bindi yiyumvamo wowe mubyeyi umushyigikiye, umwana arishima, akumva ko afite umuntu umwumva, akumva ko afite umuntu umuri hafi, ukumva ko nyine umwana anezerewe no kuba umubyeyi wakurikirana ibyo akora. Twirinde kubaca intege. Babyeyi twirinde guca abana bacu intege. Ashobora no kuba agitangira kuzamura impano ye, bigenda biza buhoro buhoro, ariko tuba dusaba kumuha imbaraga, ukamukomeza, ukamubwira ko bizagenda neza, apana kumubwira ko icyo navugaga. Tunirinde kubwira abana bacu amagambo baca intege. Mu mpano ntacyo ushoboye wowe, ntaho uzagera, oya. Burya ibintu byose ni buhoro buhoro. Mu mpine rero nta kindi, ababyeyi bagenzi banjye, ubuzima tuba tugendamo bwa buri munsi ntibuba bworoshye, ariko dushake n'umwanya twegera abana bacu, tubashyigikire. Urashobora no kuba yenda nko kubyina mu byo utabizi, ariko ushobora no kwifashisha n'ababizi. Ushobora no kureba no mu baturanyi, ushobora no kureba n'ahandi hantu, ku buryo ushobora no kubajyana no mu magurupe atandukanye, ukaba wifashisha abantu bazi ibyo bintu, ku buryo nanone byafasha umwana. Nicyo rero nabwira ababyeyi, abana bacu baradukeneye hafi yacu pe. Iyo wegereye umwana, icyo nabonye, akwereka ibintu utatekerezaga ko umwana azi. Akwereka ibintu ugatungurwa, kuko nawe aba yishimiye kwereka umubyeyi we ko hari ibindi bintu yibitsemo. Murakoze. Hanyuma rero mu magambo meza cyane yuje impanuro umubyeyi atugejejeho, umubyeyi w'Impanga, atubwiye neza ko ikintu cya mbere na mbere ari ukuba inshuti y'abana, ukaba inshuti yabo, mukagirana umubano wa hafi,
ni nacyo kibazo dukunze kugira hano mu Rwanda, ugasanga umwana ntiyaganirijwe, ahubwo ntiyaganirijwe, nta nama yagiriwe, ejo bundi bamubona twite bakumva nyine ni nk'icitse amabere cyangwa icitse amahembe, kandi ni ikibazo cy'uko umwana atabaye inshuti y'ababyeyi ngo baganire. Nka Olenga TV rero turahabagerera muri talent detection tukabaganirira, kuko tuba tubizi neza ko ni iri kubikuba yahoze ari igi n'izibika zari amagi, kandi nk'uko mubitubwiye neza igiti kigororwa kikiri gito, kandi akabando k'iminsi gacibwa akareka kabikwa kure. Niyo mpamvu rero ashobora kuba perezida, ashobora kuba umushoferi, ashobora kuba umwarimu, ashobora kuba umukameramani, yaba umunyamakuru nkatwe, byose biri mu mpano z'abana b'Abanyarwanda. Tubateze imbere rero, tubashyigikire, tubumve nk'ababyeyi, natwe nk'abanyamakuru nicyo tuhabereye. Olenga TV tuzajya dukomeza kubasura umunsi ku munsi, twibutsa abantu gukora subscribe, like, share na comments, maze tugakomeza kwibanira mugakanda no kunzogera kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana amakuru yacu muba bambere kuyamenya. Turabashimiye rero, episode tuzajya dukomeza kubagezaho n'ibikurikira. Ja bless.